Yes, turongeye turabakiriye kuri Grace TV. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi abanyarwanda badusabye yuko uyu munsi wabageraho. Ni umunsi navuga ngo ntusanzwe. Uyu munsi twagiye gusura umusaza, ni umusaza navuga ngo maze imyaka itari mikeya ageze ku isi ya rurema. Ni umusaza wabanye n'abantu benshi, ni umusaza wabaye ahantu hagiye hatandukanye. Ni umusaza turi buganire akatubwira amateka yiwe, amateka y'igihugu n'amateka y'agace atuyemo cyangwa se yari atuyemo mu gihe cya kera. Kandi si ibyo byonyine kuko turi buganire ku buzima busanzwe bw'umusaza. Nkuko mwabidusabye rero uyu munsi twahageze kugira ngo ibintu bikomeze kugenda neza. Turabakiriye rero kuri Grace TV. Inyuma yanjye kuri kamera ndi kumwe na Omar, hanyuma njyewe ndi Cyusa. Yego, mzee turagusuhuje. Muraho. Amahoro y'Imana akomeza abane nawe. Amina, twese hamwe. Twagusuye, ndakeka mwatwakiriye neza, nako niko biri. Murakoze rwose bana banjye. Rwose muradushimishije, turabishimiye kandi urakoze cyane kuza kudusura, mugize neza cyane. Imana ibongerera amahoro n'imigisha. Amina. Hanyuma mzee turi ku kiganiro gica kuri televiziyo yitwa Grace. Ushobora kuba utayizi ariko irahari, ni televiziyo ikorera ku mbuga nkoranyambaga kuri YouTube. Hanyuma twagusuye rero, abanyarwanda bari baradusabye ko twagusura ukatuganiriza bakamenya amateka muri rusange y'u Rwanda ndetse nawe ku giti cyawe, kuko barakuzi cyane kandi uretse kukumenya ku mazina hari n'utundi tuntu duke bakuziho, ariko bifuzaga yuko wenda babaramburira ugatuma babikumenya neza. Uratangira rero tubwira amazina yawe, hanyuma niba atari ibanga uraza kutubwira n'imyaka baba wujuje muri iki gihe. Murakoze cyane bana banjye kungenderera kuza kunsura. Ni byiza cyane, ibingibi byari umuco wubaka abanyarwanda. Yego, yenda n'abandi batari abanyarwanda mu bihugu, ni umuco mwiza cyane. Yego. Yewe nitwa Havugiyaremye Isa. Yego. Hanyuma niba atari ibanga watubwira ku myaka baba wujuje muri uyu mwaka wa 2021. Reka nzanira ngo oya nta kibazo niba itari hafi. Hanyuma tugiye kugirana ikiganiro kitamara umwanya munini, turafata iminota mike ishoboka. Hanyuma uratuganiriza muri makeya Isa Havugiyaremye mu buto bwawe n'umuntu wari umeze ate? Mu buto bwanjye nari umuntu wari umeze neza. Yego. Nari umuntu wari umeze neza, nkora mfite imibereho myiza. Yego. Urabona natunze n'inka rwose. Twazibonye. Nari mfite inka pe, n'amahene n'inkoko, yewe na za dendo. Yego. Byinshi. Hanyuma rero biza kugenda bipfa. Birapfa birashira, kugira ngo urabona ibi biraro kwihangana. N'amafaranga nigeze kuyatunga. Kera nari mfite resitora i Nyanza. Naracuruje amabaro njya kurangura i Bujumbura kera kuri leta Mbirigi. Ubwo rero biza kunshiraho, mbese ndakena. Ariko nkaba umuhinzi, nkahinga, nkagumya ngorora n'udutungo tugufi. Reba n'ubu mfite uduhene.
birumvikana. Ndumva ubuzima waciyemo cyane hanini hari ubucuruzi cyane. Kuki wahisemo ubucuruzi cyane kandi tuzi ko mu myaka yashize abantu bajyaga mu bucuruzi babaga ari abantu babasha kwihangana, babasha gukora cyane kandi bafite n'ingufu? Oya, n'ubundi narakoze rwose, nkorana n'abandi, ngira ngo nta bantu bari inahangaha bandushije gukora byabura gutunga amafaranga. Ngira ngo hari benshi narutaga, narushije gutunga amafaranga. Imodoka narayigeze, narayitunze ivatiri Foda Vedeti zakorwaga n'Abafaransa, nahicyuraga naha mu rugo rwose. Hanyuma rero nkakodesha n'imodoka nkajyana abantu mu masoko, za Ruhango, za Munyinya mu Mayaga, za Kibirizi mu Mayaga, za Buhandi mu Kabagari na Ruhango. Ndumva ari ibyo bintu ni byiza. Biraza no kugira ngo tubonereho umwanya wo kugira ngo tuze kuganira uduce twinshi tugiye dutandukanye, ariko nanone twibanze ku karere ka Nyanza cyane, kuko ndabyumva wagiye uhakorera cyane. Ushobora kuba uzi imibereho, ushobora kuba uzi ko abantu bari batuye. Hanyuma akarere ka Nyanza niho wavukiye? Akarere ka Nyanza navukiye muri Butare ahantu mu Busanza. Yego. Ariko naje ino ndi umwana muto, banteruye. Yego. Nakuriye ino hariya Ikavumu ku matongo. Yego, ndahabona. Hariya niho nakuriye. Inahangaha twahimukiye muri 51. Ubwo icyo gihe wari ufite imyaka ingahe? Icyo gihe nari mfite imyaka ndacyayibuka. Ariko nibura ugereranyije wari ukiri muto? Nari nkiri muto, nari umwangavu, nari ntarashaka mbese. Nashatse umugore ndina. Birumvikana. Ndumva rero wavukiye mu gihe cya cyami, ushobora kuba warariye n'ingoma nyinshi. Ariko reka muri aka kanya tujye ku gice cy'ibwami cyane. Ibwami ushobora kuba warabanye n'abantu b'ibwami. Ese ibwami babagaho gute? Ese nawe waba warabaye ibwami, cyangwa se imiryango yanyu yabaga nayo ituye ibwami? Niba ibwami narahabaye, ariko sinabaye mu rugo. Yego. Habaga nk'iminsi mikuru tukajyayo. Yego. Ibwami turi benshi cyane, abayisilamu n'abandi batari abayisilamu. Hakaba ibirori, abantu bakabyina, abivuga bakivuga, ingoma zikavuga, hakaba ibirori cyane, iminsi mikuru. Urumva mwari muri mu buzima bwiza. Nk'aha ngaha tuvuga aho Mugandamure, aha twahaguriwe n'umwami Mutara wa gatatu Rudahigwa. Niwe wahatuguriye. Abazungu baratwirukanaga ngo tujye mu Mayaga mu Gati kwa Ruyundo, hatwarwaga n'umusurushefu witwaga Ruyundo. Surushefu rero ni ukuvuga ko yari nka gitifu. Abagitifu bitwaga ba surushefu. Yego. Ubwo muba mwimukiye? Twimukira hano Mugandamure. Urumva umwami Rudahigwa niwe wahaduhaye, ahatugurira amafaranga ye. Yagiye kuzana rezida i Kigali w'Umubirigi, ari rezida w'u Rwanda. Aramuzana, bageze hariya Mpyisi atuye, hari mu ishyamba. N'aha ngaha hari Mukenke, nta muntu uhatuye uretse umusaza witwa Rureni, sekuru wa Ntoni Mushinwa. Ndamubona. Yaratuye hirya hariya kwa Bamiri Habarwema na Mukundi. Yego. Urumva aha hose, ariko yarahamuhaye kwaragira inka. Yari yaramuhaye n'inka kujyana kugeza muri Busogwe. Urahazi muri Busogwe? Busogwe ndahazi. Hamwe hari ikibuga cy'umupira. Yego. Kujyana rero kuzamura gutya kakabande kose, kugeza hariya ku Marimbi, aho hose umwami yari yarahaye Rurenti kwaragira inka. Yari yaramugabiye. Hanyuma ni nawe wamuzanye ino, umwami niwe wazanye Rurenti. Yego. Hanyuma mwimukiye i Mugandamure. Yego. Hanyuma muvuye ibwami, nabivuga. Ubuzima bwo kubaho mutegerana n'umwami wanyu ngo ikibazo kizaza kibaho mu gihe muhari ibirori byabaye muhite muri ako kanya,
ubuzima ntabwo bwabagoye. ubuzima ntabwo bwatugoye cyane kuko yari hafi yacu kandi ntacyo yakoraga atadutumiye. yaradutumiraga mbese ariko si twe twenyine, abantu bose ba hafi akababwira ibizaba, niba ari umunsi mukuru, niba ari icyo akakibabwira. uvuye ku ngoma ya Mutara wa gatatu Rudahigwa, ubwo ingoma zose zaciye hagati aho zigendanye n'ivugura rishya ry'ubuyobozi bw'igihugu, hajeho gahunda y'abaperezida. Perezida mwabakiriye mute nk'ibintu mutari mumenyereye? Abaperezida nabo twarabakiriye, habanje Mbonyumutwa, Dominique Mbonyumutwa, yamaze amezi 3 avaho, hajyaho Perezida Kayibanda. Ku bwa Perezida Kayibanda rero niwe wamazeho igihe, bukeye nawe avaho, avuyeho hajyaho Habyarimana. Yego. Perezida Habyarimana yaravuyeho, hagiyeho nyakubahwa Paul Kagame, ari uriho n'ubu. Hanyuma ugereranya gute nk'umuntu wabaye ibwami hanyuma akaza akaba no muri repubulika? Ibyo bintu iyo bigereranyije ubona yaba ari ingoma ya cyami n'iya repubulika, ubona ari iki cyakubera cyiza hagati aho ngaho baguhitishijemo ngo ugiyeyo hagati aho ngaho wahitamo? Nahitamo nibura bakubwiye ngo twigumire ibwami cyangwa tujye muri repubulika, rero wajya mu ruhe ruhande? Ajya muri repubulika. Kuki repubulika y'ibwami wenda habaga ibirori mukibonanira n'umwami wanyu mugataramana, ikibazo kibaye mugahita mubwira umwami agahita agikosora. Iki gihe urabizi inzego za leta uhera ku mudugudu, ku kagari, ku murenge, ugize ikibazo urazamuka ukazamara n'ubuzima bwawe bwose utanabonye nyakubahwa, mutabonanye. ubwo hagati aho ngaho urumva hataba hari n'ikibazo, uramutse ugize ikibazo ntuhite ukigeza kugikemura ako kanya? Nta kibazo cyabamo, ariko ibyo reka tubiveho. Hanyuma ni gute ubona u Rwanda rw'ubu, urubyiruko rw'iki gihe ubona rufite inyota yo gukurikirana amateka y'u Rwanda? Ubona rwifuza kumenya aho rwavuye cyangwa se aho igihugu cyabo cyavuye? ubu ngubu iyo ndeba mbona urubyiruko rw'ubu rudakurikira amateka y'u Rwanda mbese, kuko nk'ubu umwana w'ubu aratinyuka agahagarara hejuru hasi akamwica, cyabura akamukubita, byabura se yanamutuma ati mwana wanjye mpereza amazi hariya yo kunywa, ati ntayo nkuhaye sinibashirije. Yibi nsanga rero itandukanye n'ibya kera. nk'ubu mugeze hamwe kera mwabaga muragira inka, mukiragira inka muri abashumba. Ngira ngo ntabwo turenganya kuko inka ntabwo ari nyinshi, wenda tubwira ngo tujye ku ishuri wenda, ahubwo wenda babandi banga ishuri akaba ari bwo. Umwana wa kera nkamwe uko mungana uko nguko barakosaga ukoshereje umubyeyi wawe, byabura n'undi muntu wabaga ari mukuru wese wamumenyaga ko ari umubyeyi wawe. Muramutse ukamuramutsa mubyeyi wanjye, ukamufata nka so, niba uri umutegarugori ukamufata nka nyoko, ukamuha icyo cyubahiro. Ariko ubu ngubu ababigira ni bake, bose bamwe bose, ariko biratandukanye. Kera nta mwana watinyutse ngo akubite se. Birumvikana. Tugana ku musozo, wenda wavuga watubwira ese urabona u Rwanda rw'ejo rumeze rute? Baravuga ngo agahugu katagira umuco karacika. Ese u Rwanda rw'ubu nimba utubwiye urubyiruko ukuntu rumeze muri iyi minsi, udafite inyota yo kugira ngo rukurikirane amateka ya ba sogokuru
basogokuru bagiye barwanirira igihugu kikaba kigeze aho kigeze ahangaha. Benshi muri twebwe amateka tuyiga mu mashuri, ariko nyine ubona tutabishyizemo ingufu cyane. U Rwanda rw'ejo urarubona gute? Urabona igihugu kizakomeza gihagarare kiba u Rwanda nk'urwa mbere, cyangwa ruzacika nk'uko imigani bitubwira? Iyo mbona nanjye mu bihe navutsemo nyine namenyemo ubwenge, yego namenyemo ubwenge, usanga ari ibintu byinshi byashize byarangiye, yego kuko ubu ngubu kera habagaho urukundo, ubu nta rukiro, rwagiye rushira. Ubu rero ubwo rwagiye rushira ibintu byarahindutse nyine. Kera nk'umwana yagiraga amakosa nk'uko umungana, urabona bagira amakosa nk'ababyeyi bakazaguhamagara bakagushyira mu ntebe aho bicaye, bakakuburanya bakakubwira amakosa yawe. Yenda waba uri umwana mwiza ushobora kwigarura ukabasaba imbabazi, ukemera icyaha, ukabasaba imbabazi, uti babyeyi banjye rwose ndabasaba imbabazi mumbabarire, naracitswe niba ari ijambo wavuze ribi, byabura se hari ikindi wakoze cy'ikosa, ukagisabira imbabazi. Imbabazi bakaziguha, bati ntuzongera, uti sinzongera, ntuzongera, uti sinzongera, bati niwongera bizagende biti, uti ninongera rwose muzampane mwihanukiriye. nawe ubu narashutswe, umuntu yaranshutse, byabura se narajijwe ndibagirwa. Umuntu ni umuntu, akora ibyiza yagezaho, akajijwa agakora ikintu kibi atabigambiriye. Ubwo rero none rero kuri ubu byabura akaba nubwo bamucira igihano, bakamubwira bati turagukubita inkoni izi nizi uraryama tugukubite, abyumva uti ndabyemera rwose, ndabyemera. Nabasabaga imbabazi babyeyi banjye, bavandimwe, none niba muzinyimye nimuntege kuko mushaka. Ubwo yenda bakakubwira bati turagukubita inkoni 8, ryama hariya, ukagenda ukaharyama. Mara kuryama yenda umuntu umwe muri mwe uko muri aho muri bakuru, uti mwe muretse mfite ijambo, ati ngaho rivuge vuba. Umwana naka rwose yemeye icyaha, none ubwo yemeye icyaha turi ababyeyi, abandi turi bakuru be, abandi turi barumuna be, rwose turamusabira imbabazi n'umubabarire. Bakakubabarira bati ngaho uvuka umuryango gusaba imbabazi, none turaziguhaye, ariko ntuzongere, niwongera tuzaguhana twihanukiriye. Rwose babyeyi banjye murakoze, ntuzabyongere. None rero kuri ubu mbona biruhije, biraruhije. Umwana w'ubu ntashobora kugusaba imbabazi, uri se byabura se, uri mukuru we byabura, uri n'undi muturage, aravuga ati numvuga ahubwo ndakurega, ndajya kukurega. Aho rero niho abantu batanagarukira, bakomeza nyine bakavuga ati jyewe ndishujya rwose, ntawambura ntawankubita, agakora ibyo ashaka. Hawe rero bareba renda ukabuti atumvuga umwana usange mbizira mfungwa, zize umwana wanjye, byabura se umuvandimwe wanjye mubereye se wabo, byabura se mubereye nyirarume, rekata n'inkorera kwiceceke. Aho rero avuga ko ari ubugabo arushije bakuru, akakomeza agakora bibi. Twagannye ku musozo, twagusuye nibyo,
uratuganirije naam abakiri bato kandi nanone ushobora kumva yuko ari bakeya ariko muri aka kanya nkurikije n'ubusabe bw'abantu benshi uko bagiye babinyaka ntabwo ari bake bari kudukurikirana ndakeka neza yuko bakiriye inyigisho nyinshi zigiye zitandukanye twari turi kumwe n'umusaza Isa Havugiye Yaremye ni umusaza utuye mu karere ka Nyanza umurenge wa Busasamana akagari ka Kavumu umudugudu ni Majyambere yego ni Majyambere yatuganirije rero amateka y'akarere ka Nyanza cyangwa se Nyanza ariko mu myaka yashize mugandamure mu myaka yashize twagiye dufataho make wenda Imana nidushoboza ihatugejeje tuzabona undi mwanya tumusure tuganire dufate n'umunsi wose tuganira kuko burya baravuga ngo sinzi nimba ari umugani cyangwa ari imvugo ariko baravuga bati burya umusazi yatabarutse aba ari nk'inzu y'ibitabo ihiye rero mw'abanyarwanda mwe mureke twige dushaka ukuntu twabona amateka yacu tuyige tuyasigasire kugira ngo tutazavaho umuco wacu ucitse igihugu cy'u Rwanda kikavaho hakaba hari ubutaka ariko nta gihugu gihari akoze rero kutwakira turagushimiye twizere ko n'ubutaha nitugusanganira uzatwakira inshallah urakoze cyane iwanyu rwose muzi nta cyambuza kubasanganira yego urakoze cyane ndakeka rero bakunzi ba Grace TV uyu munsi mwabibonye ko twasuye umusaza yatuganirije twanyuzwe kandi ndakeka namwe mwanyuzwe icyo nagusaba rero muri aka kanya wowe uri kureba ino video jya kuri subscribe ukanda subscribe hanyuma ku ruhande gato ugakanda akazogera kugira ngo inkuru zose tuzajya dukora zijye zikugeraho nk'ako kanya njyewe rero ndi Cyusa 250 cyangwa se inyuma ya kamera mvuge ngo ndi kumwe na Omar nago mubizi yitwa Ngomijana yiganye wa mwami bavuze muze yiganye wa mwami nawe uyu no mwana ukunda amateka cyane igihe cyose turazana kugira ngo nawe ajya amenya amateka agiye atandukanye y'u Rwanda turabashimiye rero mugire umunsi mwiza Muzana bekatazimira yahambaye ingwe